Shalom shalom, yes ashimwe cyane, twongeye kubaha ikaze kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Turabashimiye mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mukurikira ibiganiro binyura kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi nanone twongeye kugaruka n'umukozi w'Imana Efta Salvatore, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Topic nziza cyane ivuga ngo kuki dusaba ntidusubizwe, kuki dusenga ntidusubizwe. Abantu benshi barasenga pe, ariko kuki rimwe na rimwe dusenga amasengesho yacu ntasubizwe. Ibi nibyo tugiye kuganira. Ndasaba kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya mutonya. Ndabizi ko uri buhabwe umugisha kandi hari ibintu byinshi cyane tugiye kwiga biri bubashe kudufasha gusenga neza kugira ngo tujye dusubizwa. Niba ari ryambere ubanye natwe, ndagusaba kugira ngo ubanze ukande kuri subscribe kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro n'ijambo ry'Imana rinyura kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge dutangire ikiganiro cyacu. Ndasaba umukozi w'Imana Salvatore adusengere ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Imana ibaha umugisha. Karibu. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uyu mwanya mwiza twongeye kuza hano ngo tuganire, turagushimira kubera waravuze yuko mwami Imana biravuga ngo abana bawe baganira hari ibitabo mu ijuru by'urwibutso bibumburwa. Turagusabye ubuntu bwo guhishurirwa bijanye ni topic tugiye kuvugaho, usenga. Mwami uduhe guhishurirwa cyane nk'umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi nawe turamusenge ngo ahabwe umugisha. Nawe umugisha mwami Imana, mukozi wa Wasenze uduhe umugisha kuri uyu mwanya, dukoreshwe nawe ni mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye tubisenze twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha Salvatore, twongeye kukwishimira. Salvatore dukunda gukorana ibiganiro kandi nawe afite YouTube channel yiwe yitwa Efta. Mujyeho mukande subscribe kugira ngo nawe mujye mukurikira ijambo ry'Imana, kandi ndabizi ko muzakomeza guhabwa umugisha. Rero turabashimira cyane, abantu benshi baratwandikira, abantu benshi barakurikira, barakomantinga ku biganiro. Nukuri Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mubisangize n'abandi kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha. Imana ibagire neza. Rero iyi topic iravuga ngo kuki dusenga ntidusubizwe. Impamvu tuje kuganira kuri topic nuko hari cyanditse muri Yakobo igice cya 4. Reka umukozi Imana kidusomere Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Dusomere. Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe, ko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Mwumvise ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Bibiliya iratwereka ko umuntu ashobora gusenga cyangwa se ashobora kujya imbere y'Imana agasaba Imana, ariko ugasanga yasabye nabi. So abantu benshi barasenga pe, benshi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru abantu baba bari gusenga hirya no hino, ambiyiriza baba imbere y'Imana, ariko vraiment hari igihe usanga resulta ziba nkenya cyane. Ugasanga vraiment abantu bafite umwete wo gusenga, ariko resulta cyane kubona ibisubizo bikaba ikibazo. Kandi koko ijambo ry'Imana yatubwira ko tugomba gusenga. Yesu yarabivuze muri Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo niyo wasoma umurongo 1 wa 7, biravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ubundi principe y'Imana nuko dusenga tugahabwa, nuko dukomanga tugakingurirwa. So hari igihe rero dusenga ntiduhabwe, hari igihe dukomanga ntidukingurirwa, hari igihe turi imbere y'Imana ibyifuzo bikamara imyaka myinshi bidasubizwa. Kubera iki rero? Niyo mpamvu twaje kuganira. Ugasanga hari kimwe cyangwa bibiri mu byo turi buvuge ukwiriye gukosora, uze kugikosora kugira ngo amasengesho yawe ajye azamuka agere imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero nagira ngo tugere tuganira n'umukozi w'Imana Salvatore. Ese nibiki bituma amasengesho yacu adasubizwa? Nibiki bisa nkaho bitubera inzitizi zituma tudasubizwa? Tuganiriza abantu badukurikiye kugira ngo nabo bashe kubyumva. Yes, urakoze mukozi Wasenze. Nkuko abitubwiye, adusomeye ijambo ry'Imana riri muri Matayo, nubwo twasomye hano muri Yakobo, havuga ngo dusabe tuzagira gute? Tuzahabwa. Ikintu cya mbere, hari n'abantu badukurikiye batazi ko gusenga biri ngombwa.
kubera ko Bibiliya ivuga yuko Imana izi byose tuzaje twavuga iba izi ibyo twibwira mu mitima yewe Imana ishobora no gusubiza n'isengesho ry'umutima tutavuze ariko umutima wawe ugasenga tubona Hana asenga atakibasha kuvuga ariko asengera mu mutima ariko Imana isubiza amasengesho yiwe rero hari abandi bantu bibwira gutyo reka mbanze mbabwire ko ari byiza gusenga atari uko Imana itazi ibyo dukeneye ahubwo yuko Imana yategetse ko tugomba gusenga iravuga ngo musabe muzahabwa nukuvuga gusenga icyambe ni igikorwa cyo kumvira iyo umuntu asenza aba yumviye Imana iyo umuntu asenza Imana iradutegeka ni igikorwa cyo kumvira itegeko ry'Imana gambere na mbere so niyo mpamvu rero ugomba gusenga ahubwo ukareba kuki amasengesho ndasubizwa aribyo turi butindeho uyu munsi so no kumvira biguheshanye n'umugisha hanyuma rero turimo tuva gusenga iyo dusenze nanone kuba ni nk'igikorwa reka mbyite nk'igikorwa cyo kuramya ni ukumvira ariko kuri deep cyane kurimo nko kuramya kubera ko iyo dusenze ni ukuvuga ngo turaguhaye uburenganzira bwacu bwose Mana ibi bintu ntitubishoboye umuryango wanjye ntubishoboye inshuti ntizibishoboye ubutunzi bwanjye ntibubishoboye none Mana ni wowe ubishoboye ndaguhamagaye rero uze ugira ute ubikore ubisubize hanyuma ibintu rero bimwe bituma amasengesho yacu agira inkomyi cyangwa inzitizi ntasubizwe bimwe muri ibyo reka mvuge hano twasomye ariko reka mvuge kimwe muri ibyo bivanye n'indi mirongo yo muri Bibiliya ni ugusenga nabi ngo musaba nabi ntimusubizwa uzi gusenga nabi asenga iyo dusabye uko ijambo ry'Imana ritavuga urugero Bibiliya avuga ngo ico muzasaba cyose mu izina ryanje muzagira gute muzagihabwa iyo dusenze nyene tugomba gusobanukirwa aho tuvoma autorité yo gusaba ni muri Kristo nukuvuga ico muzasaba cyose mu izina ryanje muzagihabwa so principe ya mbere no gusengera mu izina rya Yesu gusaba ariko tunyuze mu izina rya Yesu izina rya Yesu ubanga umuntu asaba atanyuze mu izina rya Yesu deja uwo nguwo yamaze gusenga nabi si twebwe nibibi ni byanditswe niko Bibiliya ivuga icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tukagisaba data mu izina rya Yesu so twihuse rero Bibiliya yatubwiye ngo n'impamvu dusenga ntidusubizwe ngo nuko dusengesha irari ryacu ibyo dusaba twifuza kubyayisha nyine amarari yacu mabi gute hari igihe umuntu asaba ariko ikimusunika mu mutima gusenga atari umwuka we agasunikwa yenda n'irari ryo kuvuga ngo nanjye Imana uzampa ibi n'ibi bazambone mbese ashaka kwishira hejuru bazabone ko nawe akomeye ahubwo se ntawe bihuriye n'iri jambo riri muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 14 Bibiliya avuga ngo kandi ngo iki nico kidutera gutinyuka imbere ye ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka nukuvuga ngo tugomba gusaba ibintu nkuko Imana ishaka atari uko imitima yacu n'irari ryacu bishaka tugomba kugendera ku bushake bw'Imana ni gute rero wabuhishura ubwo bushake bw'Imana ahantu hihuse kumenyera ubushake bw'Imana muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ese ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu asenga agomba kwitwara gute icyambere Bibiliya ivuga ngo nidusenga tubabarira abandi ugomba kugira umutima wo kubabarira abandi ariho hazira umutima wo kwihana nuzana ituro ukibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe ibyo banzu bireke byo kuzana ituro ubanza ugende wiyunge na mwene so yego ntugaruke kuzuza ubusabane bwawe n'Imana ni ukuvuga ngo icyo ni nk'ikindi kintu cya kabiri iyo umuntu atababariye umuntu wamugiriye nabi binyibukije n'ijambo Yesu yavuze riri muri Mariko igice cya 11 ku murongo wa 25 kuri icyo kintu wavuze Bibiliya avuga ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba ari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu urumva nuvuga ngo iyo umuntu asenga atarababariye bishobora kumubera inzitizi zikomeye uvuga ngo amasengesho ye ntago ashobora kumvikana cyane duhagaze mu ijambo ry'Imana rwose twabihagarara tukavuga ngo yego ni imwe mu nzitizi zizitira amasengesho yacu gusubira
Simbucyo turimo turavuga ibintu bituma amasengesho yacu agira gute adasubizwa. So ikindi nakongera murumva hano ugomba kugira umutima wo kubabarira kabisa. Abantu benshi birabagora umuntu agatekereza akavuga ngo umuntu runaka yaramemukiye, umuntu runaka yangiriye nabi sinamubabarira, ariko by'ukuri niba uzi ko ugiye imbere y'Imana gusenga ukaba ukeneye imbabazi z'Imana daboro, kuko hano Yesu yavuze ngo niba mushaka ko so mu ijuru ababarira ibyaha byanyu, muko ko twese tugira intege nke runaka, tugira ibyaha wenda bikidutsinze cyangwa weakness runaka. So ubu ukeneye imbabazi z'Imana, ariko Yesu nawe akakubwira ngo niba ukeneye ko nkugirira imbabazi nawe babarira, banzu babarire mwene so wa undi wakugiriye nabi, wa undi waguhemukiye, wa undi wakwiciye. Ntabwo biba byoroshye, ariko nibyo Imana idusaba kugira ngo natwe icyo kintu yenda nubwo atari topic turi bujemo cyane kirakomeye. Gute Bibiliya iravuga ngo nimutababarira babagiriye nabi ngo data na so mu ijuru ntazabababarira ibyaha byanyu. So which means hari abantu bibaza ko bakira imbabazi z'Imana ariko by'ukuri zitarabageraho kubera akantu kamwe gusa, nabo bananiwe kubabarira abandi. Ikintu gikomeye Mani dufashe bene data, niba uzi ko hari umuntu wabitse mu mutima wawe wanze kumurekura, wanze kumubabarira, ni ukuri saba Imana guha imbaraga zo kumubabarira kugira ngo nawe ubabarirwe ibyaha byawe. Abantu benshi bazana impamvu ngo urumva ngo ntiyansabye imbabazi ngo niwe yantangiye, ariko njyewe reka ngo impamvu imwe ngenderwaho ni ukumva umwuka wera ariko kuyobora. Nina nakubwira ngo ubabarire umuntu atagusabye imbabazi, bikora utiriwe wikanyiriza mu ngane ya Bibiliya. Ubabarire kuko nta yandi mahitamwo ufite. Urumva uzi ko abantu baba bafitanye baza ari babiri, kubanza ngo biyunge basabane imbabazi, ahubwo umwe akajya gusengera ahantu undi atari bagatandukana, mbese bakagira ngo ibibazo byacu ayo masengesho urumva ari bugereyo koko. Ntago byoroshye, biragoye kabisa. Ariko Imana idufashe niba dukeneye gusenga ngo Imana itwumve kandi dusubize. Ndabizi twese tuba dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko Imana iradusaba kubabarira. Babarira. Reka tuvuge inzitizi. Tumaze kuvuga ebyiri. Uvuga ngo iya mbere tuvuze gusenga nabi, gusaba ibintu bitari mu bushake bw'Imana. Iya kabiri ni ukutababarira abantu batugiriye nabi. So reka turebe niba hari nk'iyindi imwe cyangwa ebyiri kugira ngo abantu tuzakomeza wenda n'ikindi gihe, ariko Imana idufashe kweli. Turifuza ko Imana idusubiza mu masengesho yacu, ariko hari ibyo Imana idusaba natwe tugomba gukora kandi tugomba kuvana mu nzira. Bo indi nzitizi rero ikomeye nayo ikomeye kabisa yitwa kutizera. Buriya hagusenga ntiwizere bana yanjye navango wabireka. Bibiliya avuga ngo nimusaba mwizere yuko ibyo musabye mugize gute mubihawe kandi yuko muzabibona. Hari ikintu bita guhabwa, hakaba n'ikintu bita kuzabona icyo wahawe. Ushobora gusenga uwo mwanya ntuhite ubona ariko wahawe. So iyo dusenze ugomba kwizera 100% yuko wahawe, ukabyizera ko byakoretse 100% in the spirit, misi y'umwuka, kuko hose niho bihera. Ukizera ko Imana icyo kibazo yakirangije, ukagira uko kwizera muri wewe, wenda ugategereza igihe noneho cyo kubibona icyo wahawe. Urumva? So kutizera rero ni inzitizi ikomeye ku bantu basenga Imana. Unyibukije hari indi jambo Yesu yavuze muri Mariko nyene 11 bisa nkaho ngako harabisobanura neza. Mariko 11:23 kuri 22 ngo Yesu arabasubiza ati mwizere Imana. 23 ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwiriye umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze icyo gikorwa yakibona. Umva 24 ngo nicyo gituma mbabwirane ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Neza rwose. So urumva tugomba kwizera ko tubihawe, ubundi tugategereza. Erega Yesu wa musi yavuma igiti. Nibutsa abantu ko kitahereho cyuma uwo mwanya. Abigishwa bagira ngo ni ibintu by'imikino
nta kintu cyabaye abigishwa bari bazi ngo arakina ariko umugabo ntabwo yakina idea yarazi icyo yakoze yego kuko ijambo Yesu avuze ryahise ritangira gukora umurimo mu mizi y'igiti uwo mwanya nawe ushaka gusengera nk'indwara ukabona uwo mwanya ntabwo ikize ariko iryo sengesho hari umurimo ryatangiye mu isi yo mu mwuka gukora kunyeganyeza abasigaye ko bigaragara so rero tugatsindirwa ahantu hatuma tutizera rya sengesho bigatuma cyagiye cyo kubona icyo twasabye tutabona kubera iki ntago twizeye icyo twasabye kandi utizera ntiyashobora kunezeza Imana. Yes, nagira ngo mbibutse hagati yo gusoza gusenga no gutegereza icyo Imana igiye gukora hano hagati umurimo witwa kwizera habamo kwizera kugomba gukomeza kuko iyo urangayemo gatonya hano niho yamaje atangira kukubwira ngo rega ibintu wasengeye ntago bizakundana umva shishikara bizakunda mu izina rya Yesu. Imana nagibeje niba warigeze kubona n'umuntu atanga ubuhamya ko Imana yamusubije ikibazo gisa n'icyawe kandi Imana ikabitara abantu bakubutoni nawe uzasubizwa mu izina rya Yesu. Nk'ubu umukozi w'Imana hano aracyategereje umugore mwiza izamumuha rwose Imana kuko nanjye narasenze Imana iramumpa wenda tuzongera gukora ikindi kiganiro atubwira ati naramubonye rwose ariko ndabizi tegereza nkuko yarabivuze niba hari umuntu uzi ko Imana yasubije icyifuzo gisa n'icyawe my dear icyo ni ikimenyetso kikwereka ko nawe Imana izagusubiza. Komeza wizere ntucike intege uvuge ngo Mana ndizera ko nanjye uzangirira neza. Rero kutizera kwawe ushire ku ruhande ushobora kubusenga ariko ugasanga kutizera kwawe kukubereye imbogamizi ikomeye cyane kubera rero ko inzitizi ari nyinshi mukozi tutazivuga mu kiganiro kimwe ngo tuzirangize ariko numva nanone tutasoza tuzavuze indi nzitizi zikomeye reka tuvuge indi imwe wenda tuzakomeza tubabwira n'izindi ko Imana izagenda adushoboza cyane aduhishurira mu byanditswe. Iyiyo rero navuga ko ari mbi kurusha izindi zose ni ubunebwe bwo gusenga. Yewe baba ubunebwe iyi sinzi impamvu twari tugiye kuyisiga ntago twayisiga pe ubunebwe abantu bafite ubunebwe bwo kudasenga hajya nubwo kudasenga cyangwa nubwo gusenga ubunebwe bwo gusenga abantu twabaye abanebwe. Imana tubabarire n'ukuri Imana gukuremo kabunebwe rwose uzi ko umuntu akubwira ngo use najya gusenga gute kandi Imana izi ibyo nshaka kandi twabibonye ko gusenga ari igikorwa cyo kumvira bene data. Komeza nuko basobanurira ngewe sinzi kabisa bene data nshuti z'umusaraba mudukurikiye hari ikintu bita ikibazo gikomeye mu bantu iki gituma Satani atsikamiye abantu benshi cyitwa umwuka bunebwe bwo kudasenga. Impamvu yose yabihari ikubuza gusenga umwuka uyiri inyuma n'umwuka witwa ubunebwe pe impamvu yose guca intege gusenga ngo urumva nananiwe urumva mukozi wangeze kuduha urugero tubwira ngo hari umuntu ngo yari yaranditse ngo isengesho ngo arimanika mu cyumba ngo yaza kuryama akabwira Imana ngo Mana ngo ndananiwe ngo nawe urirebe ngo ugisome ariko Mana we mu izina rya Yesu Imana igukize dayimoni ubunebwe pe ewe ugomba kuba umuntu reka sore za mukozi w'Imana mbwira abantu nite basomera kino cyanditse wenda Imana yo mwijuru reka mbabwire ubi intwari mu izina rya Yesu kandi reka mbabwire abantu bose basenga rega nuko bahanganye n'uwo mwuka w'ubunebwe. Njewe reka mbabwize ukuri umuntu udasenga hari umuntu akubwira ati ngiye gusenga byarananiye basi umunota umwe warakunaniye wazagwa mu mosha. Yesu yabwiye Petero gute ngo nimudasenga muragwa mu mosha mara kanguka musenge umurimo uje nimudasenga muraza kugwa mu mosha. Umuntu udasenga ntashobora gutsinda ibishuko by'abadayimoni. Umuntu udasenga ntashobora gutsindira ari ry'ubusambanyi. Umuntu udasenga hari ibintu byinshi bimugiraho ijambo kandi iyo asenga Imana kumuha imbaraga zo gusenga. Reka wumve iri jambo ryo muri Yakobo ukuntu rivuga. Yakobo igice cya 4 ku murongo wa 2 Bibiliya avuga ngo murararikira ariko ntacyo mubona. Murumva umuntu arararikira ariko ntacyo abona. Ndashaka inzu murararikira umuntu akarara ndashaka inzu ndashaka umugore ndashaka umwana ndashaka akazi iryo ni irari ngo ntacyo mubona. Umva ikindi cya 2 murica kandi mugira ishari ariko ntimushobora kunguka.
urica kugira ngo ugire ariko nta kintu na kimwe bizakumarira ukiba ukagira nta kintu na kimwe mugira ngo muratabara mukagwana nyamara ntimuhabwa ngo kuko mudasaba kuko mudasenga mu izindi verse bavuga ngo kuko mudasenga. So ushobora kugira irari cyangwa se ukifuza ibintu byiza ntabwo ushobora kubibona udafashe umwanya wo gusenga ujya imbere y'Imana nta kintu uzabona ku Mana. Kirekane niyo wajya kwiba nkuko biravuze uziba ariko ntuzunguka uzica uzagira nta kintu na kimwe uzagera. Fata umwanya wo gusenga kandi gusenga ushobora wenda kudashobora isaha yose iminota 2 irahagije ufite umutima wugurutse imbere y'Imana. Iminota 5 irahagije iminota 10 irahagije. Si ngombwa ngo uhere ku isaha amasaha 2 oya. Si ngombwa ngo uhere ku masengesho yo kwiyiriza iminsi 3 ewana tangira gahoro ariko umutima wawe ugirira inyota yo gusenga no kuba imbere y'Imana. So rero Imana idufashe. Aho twavuze ku kintu cyo gusenga no kwiyiriza. Reka tukihorere ariko tangira witoze gusenga. Senga nasubira ibi ngibi turasenga. Wenda ntidusenga nk'ayabandi bakozi b'Imana wenda ariko turasenga. Niyo yaba iminota 5 niyo iminota 10 fata umwanya wo gusenga. Imana izakugirira neza kandi usengana umutima wizeye. Oya turasenga ahubwo dukeneye ubuntu bwo gusenga rushijeho dusenga. Tuzamure yes. Kandi reka nkubwire ibyo gusenga narabibonye umuntu atangira asenga gatonya bikagenda bikura. So rero Imana ibaha umugisha ibi bintu byose tuvuze niba hari ikintu wumva ukwiriye guhindura gihindure vuba bwangu nonaha kuko Imana irifuza kugusubiza. Imana irifuza kugira neza. Warasenze igihe kinini ariko banza ukosore bino bintu tuvuze kugira ngo uzabashe kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Imana ibaha umugisha rero bene data nagira ngo dusoreze hano wenda tuzakomeza iyi topic ikindi gihe nibiki bituma amasengesho yacu adasubizwa uko umwuka wera azagenda abiduhishurira. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nagira ngo dusenge dusoze ikiganiro cyacu. Niba ari jya mbere ubanye natwe kanda kuri subscribe kandi ugisangiza abandi nabo bazabane natwe mu izina rya Yesu. Data turagushimiye kuri Imana igira neza. Urakoze kubw'uyu mwanya mwiza tubaye imbere tuganira ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo kwizera kwacu guhinduke. Twizere wewe tukwiringire muri byose kandi uduhe imbaraga zo kubabarira abatugiriye nabi kugira ngo tujye dusenga neza. Ikindi turagusaba ngo umwuka w'ubunebwe ushire muri twebwe uduhe gusenga uduhe gusabana nawe kandi tujye dusaba ibintu bihwanye n'ubushake bwawe n'ubugombe bwawe kugira ngo tujye tubona ibisubizo byawe. Turasenze kugira ngo ukomeze kubana natwe no kutugirira neza. Umugisha abadukurikiye imbaraga zawe zikomeze gukora mu buzima bwawe. Abagwayi ubakize abafite ibyifuzo bitandukanye mwami ubikoreho kugira ngo mwami bakomeze kubona ineza yawe. Turagushimiye ko mvise gusenga kwacu icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Mwakoze kubana natwe. Sawa umugisha. Shalom shalom.